nicyo cyiza nyine abantu bagukunze ngo usa nka Neo Bosco koko nawe ibyo bintu kusa nka Neo Bosco warubizi. Neo Bosco ndamukunda ariko nago ngemba nzi ko wenda dusa ahubwo nuko nge Neo Bosco namukunze kuva kera ntago nabanze ko dusa pe. Indirimbo za Neo Bosco ndazizi nyinshi cyane. Neo Bosco nzi indirimbo ze nyinshi cyane pe. Muvandimwe wanjye twasangiye ubuto ariko nyuma karengu kambera gito dore nkwandikiye uru rwandiko icyo nkusaba nukurutekerezaho amaguru yanjye nakigenda ayawe yo nirwa nyumva usibye nanjye nawe utayazi. Baha ikaze ndabashuje ku muyoboro mugari wacu wa YouTube nk'usanzwe ni wa muhungu wanyu Eric. Nk'ubushize mwadusabye ko twakonya tukabazana wa mutumirwa wacu umuhungu usa nka Neo Bosco. Abantu benshi nakunze kubona mwabigarutseho cyane ariko nkuko mwabidusabye ubusabe bwanyu twongeye twabushyize mu bikorwa tukaba twongeye twamutumiye. Tuguha ikaze ku muyoboro mugari wacu wa YouTube. Murakoze mwambonye nongeye nagarutse. Nabonye mwarankunze ariko ni mu nkunde nibyo byatanje. Nicyo cyiza nyine abantu bagukunze ngo usa nka Neo Bosco koko nawe ibyo bintu kusa nka Neo Bosco warubizi. Neo Bosco ndamukunda ariko nago ngemba nzi ko wenda dusa ahubwo nuko nge Neo Bosco namukunze kuva kera ntago nabanze ko dusa pe. Abantu benshi nyine babigarutseho cyane ngo usa nka Neo Bosco niyo mpamvu badusabye yuko twakongera tukagutumira cyane cyane akabifuza ko wabacurangira indirimbo za Neo Bosco cyane cyane kuko hari indirimbo ya Neo Bosco wacurangiye nuko nyine barayikunda cyane bifuza ko rero wabacurangira izindi ndirimbo za Neo Bosco. Uriteguye kuba waza wacurangira koko niba umukunda ntago byatuma kuba umukunda uko byagenda kose ndakeka waba uzi n'indirimbo zo nyinshi. Indirimbo za Neo Bosco ndazizi nyinshi cyane. Neo Bosco nzi indirimbo ze nyinshi cyane pe. Noneho waducurangira tukumva kuko abantu benshi ibyifuzo byabo nyine nibyo tukunda kugenderaho cyane cyane nk'abantu bakoresha ino miyoboro bo barabizi cyane yuko nyine abakunzi bawe icyo bagutegetse ari cyo umuntu akomeza kugenderaho. Twagiye. Muvandimwe wanjye twasangiye ubuto ariko nyuma karengu kambera gito dore nkwandikiye uru rwandiko icyo nkusaba nukurutekerezaho amaguru yanjye nakigenda ayawe yo nirwa nyumva usibye nanjye nawe utayazi. Data na mama baragutaya cyane inshuti n'abavandimwe nabo nuko wibuke kamazashyuha gusa nibagirwa iwabo wa mbeho gukira kwawe byakwibagije gukinga wenda wahigwa n'ubuzima ariko namutuzaho ya nk'amahoro wenda wamenya kistatunganye ariko namutuzaho ya tagira urukundo. Nk'uko twabivuze rwose murabizi neza yuko mwadusabye yuko ngo ari Neo Bosco urumva no kwijwi rye na Neo Bosco ko mumuzi ntago wabasha kumutandukanya na Neo Bosco. Ese bibaye ngombwa ko uhorana Neo Bosco wamusaba iki? Bibaye ngombwa ko murana Neo Bosco ikintu namwisabira no kumfasha kandi akananyigisha n'umuziki noneho birenze gutya nkawumenya biri ku rwego rwo hejuru ku buryo twatera imbere mu muziki. Ese ubushize duheruka utubwira ku rugendo rwo kuva mu ntara ukaza Kigali. Muri Kigali ubayeho ute? Ese umuziki ukora warawize cyangwa ni bya bindi nyine by'impano y'umuntu yizira gutyo ukaza usanga ubikunda?
muziki nkora ntago nawize n'umuntu wanguriye ino gitari n'umugabo yabonye nikundira gucuranga gitari cyane nabwiye se wanguriye gitari arabwiye reka nkufashe nkugurire gitari ariko ntago mfite ubushobozi bukujyana muri studio arayingura maze kuyingurira yirambikaho nibwo natangiye kujya nangira kuyigisha mu manota mbikoporera kuri telefone nyine gitari nangira kuyicuranga gutyo. Okay, uyu munsi ikiganiro cyacu nyamukuru ikintu gishingiyeho ni umuziki, nicyo kintu ushingiyeho. Uyu munsi ugomba kuducurangira indirimbo nyinshi zishoboka, niba uri tayari tutakugoye bitewe n'abafana bacu ubwo uratubwira. Nta kibazo ntago bingoye narebe ndazicuranga nta kibazo. Iyo ndirimbo ucurangaga niyo Bosco yitwa ngo iki? Indirimbo niyo Bosco yitwa sinaryaye ko ngibagiwe bari za kera zagiye ziza kera ni ya kera pe. Indi ya niyo Bosco ugiye kuducurangira ni iyihe? Indi ya niyo Bosco ngiye kubacurangira indirimbo nicuranga naribi. Tubwire izina ryayo. Imbabazi. Okay, twagiye. Ndemera makosa yose nagukoreye namereka niyo mpamvu yaneye kuzindukira rurika kugurubanza ngo nkwereke ko gusumba ibibazo ariko kunesha gerageza wumve ko nanjye ari byangwiririye ko twajyaga dusangiraga none tugeze ku kabisi urananiwe shira ibambe biganza bitajyaga bishirigaba gukomera ku rugamba ni naryo herezo ryawe njye nisubiyeho kandi nanamaze kwiga ariko mbabazwa ntihagira ubabazwa uwo mwambaro w'imbabazi wakuberaga ngo nkwereke ko gusumba ibibazo ariko kunesha gerageza wumve ko nanjye ari byangwiririye ko twajyaga dusangiraga none tugeze ku kabisi urananiwe ishira ibanze biganza bitajyaga bishirigaba gukomera ku rugamba ni naryo herezo ryawe ndabyumva cyane nuko nawe utorohewe n'amanu mbabariye nawe waruhuka kusanya imbaraga z'umutima utsinde inzigo n'amanu mbabariye nawe waruhuka. Nizere ko uyu munsi badutegura indirimbo nyinshi. Indirimbo za Niyo Bosco zo ziraharisha ni nyinshi pe. Niye tabiza Niyo Bosco ariko nta kibazo nizere ko badutegura uyu munsi. Nta kibazo nazibateguriye naribi naracangamo n'iyindi nta kibazo nayo mukayumva. Okay, ibyo nicyo muri makeya ikiganiro cyacu nicyo kigamije cyane ni ku muziki wawe se ugomba kwigaragaza uyu munsi. Ugomba kwigaragaza abantu batangiye kugukunda ni nayo mpamvu twagarutse. Badusabye ko ubaririmba indirimbo nyinshi zishoboka yaba indirimbo za kera za Niyo Bosco izande zose uyu munsi icyo cy'ingenzi twaziye uyu munsi kuri kamera zacu. Murakoze nta kibazo reka nze nkireho n'akakaranyuze ka kera nako. Nta kibazo rwose.
izuba rirarenze ngiririmwe y'abashumba inka z'iwacu ziratashye abimuhira rihanagura icyo yamunkahanga